Igitondo kiza cyane kanize ko mwazindutse amahoro y'Imana abana namwe reka natwe twinjire mu makuru arimo kugenda avugwa by'umwihariko mu Rwanda ndetse no ku isi yose muri rusange cyane cyane murabizi ko transfer market cyangwa se isoko ry'igura n'igurisha ryafunze ku isi yose duhere mu Rwanda ho ryabanjirijeho umunsi umwe mbere yuko rifungwa ku mugabane y'Iburayi yitwa Kensi yafasha akanya aravuga ku equipe ya Rayon Sport ndetse n'umukinyi wa mushyashya rutayizamu Ndikumana Asumani aravuga ati no mukinyi rwose nibaringa ntataniye na Bing Bello atuyunguyu nabigaragara ko ibi bitego azatsinda ibitego muri no mukino wa gishuti na Vipers atsinzemo bibiri ariko ibindi bizaboneka ryari. Abenshi marebera hafi by'umwihariko bakunda umupira amaguru mu gihugu cyacu cy'u Rwanda biragaragara ko ari vision cyangwa se ni target you can see ashaka gukoresha mu buryo bwo kugira ngo nawe abashe kwinjira muri ya ma equipe avugwa ariko abenshi bakavuga ati nibyo Kensi urimo kubikora ariko urimo kwibeshya kubera yuko runo rugamba rwo kugira ngo equipe ivano hamwe ijya handi ntago wabikuru rumwe ngo nuko ufite televiziyo nuko ufite radio ukeneye imbaraga nyinshi cyane zishingiye ku bafana ndetse n'abandi benshi batandukanye byo biboneka ari uko twari ibikombe kubera ko tujya kureba nta bigufite vuge ngo ikipe imaze igihe mu mupira amaguru mu Rwanda nkuko Kiyovu yabikora nkuko Mukuru yabikora nkuko ikipe nka Police yiza ikaba yashikuza gakombe kamwe y'amakipe nka Espoir arepfiri ya Cacambwa yabasha kubikora bakavuga ati Kensi nibyo urimo kugerageza kwiyangaja kugira ngo ibitangazamakuru bikuvugeho abantu bongere barebe kuri Gasogi ariko se Gasogi ihagaze ite byose nibigenda byibazwa abenshi nabo bafasha kanya baravuga ati Kensi ikintu uri gukora ni kosa rikomeye kuko uri umukire uri umunyamakuru umuhanga urimo kwishyira mu ntambwe zo kuza guhangana ndetse no gutera n'amagambo ndetse nanone no kunyomozwa ukagaragazwa nk'umuntu uvuga ibintu utazi n'abantu badafite icyo bahomba abo ni barwabutabura abawasiri n'abandi bantu benshi muri Rayon Sport tuzi babafana ba Rayon Sport ubona mu by'ukuri badafite ikintu cyo guhomba batize badafite ubumenyi nyine na bukeya ugereranije n'izina rya Kensi ibyo byose nibigenda bivugwa ariko by'umwihariko benshi mu basesengura cyangwa abarebera hafi umupira amaguru mu Rwanda baravuga ko ino sezi ishobora kuza kwa zombi cyane ku ikipe ya Gasogi nyuma yuko bafashe initiative ko bagiye gukinisha bakiri batoya bakavuga yuko badashaka gukomeza bakinisha abakinnyi basa nk'abahenze kandi mu by'ukuri ibijyanye n'ibihembo ndetse n'ibyo basarura mu mupira amaguru mu Rwanda bikomeza kuba iyanga ibyo byose bigenda bivugwa kuri Kensi umuyobozi w'ikipe ya Gasogi ndetse akaba n'umunyamakuru ukomeye mu gihugu cy'u Rwanda aho abajya inama bagerageza kumugira inama bakamubwira ati nyabuneka gerageza clearing ibingibi byaba byiza cyane kurusha muranyemerera dute twinjira muri rusange ku makuru arimo kuvugwa ku mugabane w'Iburayi ariko mbere ko tuyinjiramo reka babwire ko Rayon Sport irimo kwitegura kugira ngo tariki ya 19 na 21 nibwiza cyane Singida mu gikombe cya Confederation Cup abenshi barishimira byibura yuko bigaragara ko abaki batangiye kumenyerana abenshi babona gusatiriza bwa Rayon Sport kirimo ikibazo ariko baravuga ati abakinnyi addition y'umukinnyi Ndikumana Asumani byagaragaye ko ari umukinnyi uzatanga ibisubizo bitandukanye abana barimo abitwa ba Jesus ndetse n'umukinnyi witwa Abedi biraza gutanga igisobanuro gifatika abakeneye kugura amazu abakeneye kugura ibibanza ndetse n'abakeneye kugura yaba amamodoka ndetse no kuyakodesha na services zose z'ubukerarugendo company ya Real Estate tirangaha iyo ni imyirondoro yabo baraza kubafasha kugira ngo ibintu bigende neza cyane ubuzima bukundeka twinje ku mugabane w'Iburayi muzi ikipe yitwa Grimsby ni ikipe yabashije gukura mu ikipe ya Manchester United muri Carabao Cup ikipe yakoze amateka benshi barayivuga ndetse yewe n'umuyobozi yari yavuze ati dushobora kuza gukora amateka ariko ino ekipe burya mbere gukina ikipe ya Manchester United yari yatinze gusinyisha abakinnyi byaje kwikoraho ko hari umukinnyi wayo ucacamba bavuga ngo n'umukinnyi bagendera witwa Clark Oduo n'umukinnyi bavuga ngo uraza kubafasha cyane baje kumwaregistra habura harenzeho umunota umwe byaje kuba costinga ikipe ikabaciwe ibihumbi bigera muri 20 by'amapaundi baravuga ati nimwongera gukora ikosa nk'iringiri muzagenda muhanwa ibyikubye ibingibi munyemere twinjira mu kipe ya Arsenal ku munsi wo kuwa mbere bita Mikel Arteta yahamagawe na boss Josh Kroenke muri ofisi ye baraganira bagera mwanya utari mutoya amwibutsa ko muri byinshi yamusabaga cyangwa se ibyo Arteta yifuzaga birimo abakinnyi bakomeye ndetse no gukoresha ndetse no kugura abakinnyi benshi kandi bahenze ati ibyo byakozwe aramubwira ati nibyo wanyeretse process yawe ndetse n'ibyo yifuza gukora nibyo ose zishize nagushimye mbona ko ibyo wakoraga byari sawa ndetse nakongera amasezerano ko arageze ngo ubashe kuzana ibikombe binini ikipe itari heruka ababyibuka neza murabizi ko Arsenal niyo kipe yakoresheje amafaranga menshi ku isoko ry'igura n'igurisha
ariho uyu mukire Josh Kroenke akaba ariwe uhagarariye cyangwa se urebera ikipe ya Arsenal mu bijyanye na Kesi family. Uyu nguyu yagendaga avugana na Mikel Arteta amubwira ati akanya kawe nakangaka, bivuze ngo Arteta natagira ikintu atwara akazi ke karaza kuba kari mu manza ganyo. Bitati Walcott yagiye anenga cyane mu bita Gabriel Martinelli, avuga ati Gabriel Martinelli rwose yagaragaye nk'umukinnyi rwose utazi ikintu ashaka, umukinnyi udakura habe namba, utarigezeho akazi. Szoboszlai byagaragaye Szoboszlai yakinnye umukino mwiza atari ari umukinnyi mwiza. Reka tuze kuri kese ikomeye cyane, umukinnyi bita Magain, kapiteni w'ikipe ya Crystal de Palace. Isa 7:30 mbere yuko Mercato ifungwa kugeza ku isaha y'isa 9 bari mu biganiro hagati y'ikipe ya Crystal de Palace ndetse n'ikipe ya Liverpool. Byaje kurangira umusaruro ubonetse, baramubwira ati jya gukora test medical. Ageze iyo akora test medical byose birarangira. Bimaze kurangira test medical yakoze isaha n'igice, asigarana n'abasiniya bo muri Liverpool bagana umwanya utari mutoya. Nyuma yaho aza kujya muri gym yaho arasanzwe akora gym hitwa Soho, ategereje ko ikipe ya Crystal de Palace iraza kugurana impapuro n'ikipe ya Liverpool. Ariko mbere y'ahanga reka mbabwire ko ntabwo iyi case cyangwa se ibiganiro byari bitangiye muri uku kwezi, ko guhera mu kwezi kwa gatatu ikipe ya Crystal de Palace ndetse n'ikipe ya Liverpool baganiraga kuri uyu musore. Ariko byose byaje gupfa ubwo ikipe uyu mutoza bita Olive Glasner yamaze kubwira ikipe ya Crystal de Palace niba batamuguriye umukinnyi uri kuri calibre ya Magain ntago ari bubashe gukomezanya ni ekipe, cyane cyane ko amakipe nka Bayer Leverkusen yamushakaga, akavuga ati ngiye ndaza gusohoka musigarane ekipe yanyu. Byaje gutuma ekipe ya Liverpool iza kubura n'umukinnyi kubera yuko isa 12 nibwo Crystal de Palace yabwiye umukinnyi ko naho ari bujya. Amakipe arimo Real Madrid, Barcelona, Bayern Munich ndetse na Liverpool zirimo kurwana kugira ngo zimuhe amasezerano mu kwezi kwa mbere ubundi azagiye kuzikina. Mu bita Andre Onana maestro, umwe mu kibazo umupira mwinshi cyane w'ikipe ya Manchester United, ngo inose zijya gutangira yaje azi neza yuko ikipe ya Manchester United igiye kumwongera umushahara ndetse ikamuha amasezerano mashyashya. Ariko ibyo ngibyo byose byaterwaga nuko abakinnyi ba Manchester United babakase 25% kubera ko batikarifiye muri Champions League. Rero uno musore yaje azi neza yuko igiye kuba sezo yiwe. Ariko ikigaragara muri Manchester United no kubona umwanya uko banzamo biraza kugorana nyuma yuko bamaze kugura umuntu mukinnyi bita Seny Lemens wo mu ikipe ya Royal Antwerp. Twabonye umuzamu uri kutwibutsa David De Gea w'umuhanga ukuranga amapenalty, gukoresha amaguru cyane. Ni umukinnyi ugaragara ko azatanga akazi gakomeye mu ikipe ya Man City. Niyo kipe imaze gutakaza imipira myinshi mu kibuga cyo bita lost possession, imaze gutakaza imipira myinshi igera kuri 84, imaze gutakazamo possession. Ikurikira na Manchester United nayo imaze gutakaza muri za 73, gutyo ikipe ya Aston Villa igakurikira. Bigaragara ko ano ma ekipe nubwo atarimo gutsinda ariko imbogamizi bafite nuko ano ma ekipe ataramenyerana. Pep Guardiola muri no sezo yavuze yuko arabona ko ino sezo ishobora kuba sezo nziza ya Man City. Uwo bita Alexander Isak ni umukinnyi ukomeye cyane, yamaze gusinya anakora ariko ko ari umukinnyi uguzwe amafaranga menshi muri Premier League. Yagaragaye muri ekipe ya Sweden ari kumwe n'abitwa ba Victor Gyökeres bameze neza cyane yishimye, ariko mu by'ukuri yamaze gufata nimero 9 ekipe ya Liverpool. Anavuga yuko bikaba binavugwa yuko mu kipe ya Liverpool buriya mbere yuko bazana Darwin Nunez bari batekereje kumuzana muvanye muri Real Sociedad, biza kwanga nyuma yuko babonaga ko bataramwizera neza. Ariko burya ari mu mibare ekipe ya Liverpool kandi bari baraganiriye, ari impamvu yakoze ibishoboka byose, akora ibisabwa byose kugira iki kipe ya Newcastle United yuko akeneye kujya muri Liverpool. Buri munsi turajya tubana tubahe amakuru agiye atandukanye. Icyo sabwa ni ugukora subscribe ndetse nanone ntiwibagirwe na kuba watanga igitekerezo cyawe, cyane cyane ku nkuru ushobora kuba utasobanukiwe neza kugira ngo tugufashe kuzisobanukirwa ndetse nanone tunaganira umupira. Nitwa Elvino Kwizera, ntuze kurenga ahangaha utamaye igitekerezo cyawe. Paso corto visa la